Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nk'uko bisanzwe nkomeje kubasuhuza kandi mbifuriza umunezero uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana rikamamara ku isi yose. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, kandi ndashimira abantu bakomeje kuduhamagara baduha ibitekerezo, batugezaho ibyifuzo byabo. Imana yo mu ijuru ikomeze ibaha umugisha kandi Imana ibashyigikire. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni umunezero, ijambo ry'Imana rigira aho ridukura kandi rikagira aho ritugeza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Reka duce bugufi rero twubahe Imana yacu, hanyuma dusenge Imana twumve icyo ishaka kutubwira muri iki gitondo cy'umugisha Imana iduhaye. Turagushimiye Uwiteka Imana, uri ndiho kandi uzahoraho, uri umutunzi w'imbabazi, uri Imana idukunda, urukundo ruhebuje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duciye bugufi rero ngo ubanze utweze udutunganye, utubabarire ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro byacu, utweze udukureho umugayo wose n'igisa nawo mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana rero tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe ni byose ku bantu baryumvise kandi bakaryubaha. Rero Uwiteka Imana rero turakwinginze ngo urukuzubane natwe muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Abagiye kuryumva reka rigira aho ribakura kandi rigira aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Nanjye ugiye kuribagezaho reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, singira icyo nongeraho kandi singira icyo ngabanyaho, ahubwo bitange nk'uko umaze kurima. Uwiteka Imana nguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana yacu, nguhaye ikaze na karibu Yesu Kristo, nguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkunda kubabwira ngo ijambo ni inkomezi. Umukristo wese agomba gutunga ijambo ry'Imana. Umuntu wese yewe niyo yaba atari umukristo, naho yaba asengera mu yandi madini ayo ari yo yose, ariko ukwiye gutunga ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Buriya mujye mugerageza mutunge ijambo ry'Imana, mutunge Bibiliya. Yego biragoye, Bibiliya irahenze muri iki gihe, ariko gira icyo wigomwa ugure Bibiliya, kuko muri Bibiliya harimo inkomezi, harimo ijambo rikomeza imitima y'abababaye, hari ijambo usoma ukumva umutima warubabaye urishimye, ukumva ushubijwemo ibyiringiro. Ni ukuri bene data abakunzi ba Ruyenzi TV, mbashishikarije kugura Bibiliya, kandi ni ukuri iyo ufite Bibiliya ufite intwaro. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo rero Imana yaduhaye uyu munsi kugira ngo twumve icyo Uwiteka ashaka kutubwira. Yesu nashimwe. Riri mu Befeso 3 umurongo wa 20. Haravuze ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Icyubahiro kibe icyayo mu itorero no mu Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba. Yesu nashimwe. Hari ibyo twebwe nk'abana b'abantu dusaba, ariko Imana ibintu dukorera nibyo biruta cyane ibyo dusaba. Yesu nashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Hari igihe tugendera mu marangamutima yacu tugasaba ibyo twifuza, ariko hari Imana yo ibibona ibidufitiye umumaro kurusha cyane ibyo ngibyo dusaba. Yesu nashimwe. Imana rero ibasha gukora cyane cyane cyane, ariko ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twifuza, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Yesu nashimwe. Imbaraga z'Imana zikorera mu bantu, imbaraga z'Imana tuzibonera mu bantu, imbaraga z'Imana tuzibonera mu baturanyi, imbaraga z'Imana tuzibonera mu bavandimwe, imbaraga z'Imana tuzibonera mu bantu turi kumwe, mu bantu
turi kumwe. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Erega burya nta muntu urabona Imana. Yesu nashimwe. Imana uyibonera muri mwene so, Imana uyibonera mu muturanyi, Imana uyibonera mu muvandimwe, Imana uyibonera muri wa wundi muri kumwe mu rugendo. Ni ukuri imbaraga z'Imana tuzibonera mu bantu. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Ntabwo Imana izururuka mu ijuru ngo ize iguhe ikintu wenda ngo ikubakire inzu. Ntabwo Imana izururuka mu ijuru ngo uyibone ngo ize iguhe amafaranga, ahubwo izakoresha abantu kandi ikoreshe n'ubwenge yaguhaye kandi nawe ubashe kubukoresha. Yesu nashimwe kuko Imana ituyobora ibyo dukwiye gukora. Yesu nashimwe cyane. Buriya iyo ugize amahirwe ukabyuka mu gitondo ugasanga uri muzima, buriya hari imbaraga nyinshi Imana iba yakoresheje kugira ngo ubyuke uri muzima. Yesu nashimwe. Hari ibintu byinshi iba yakuye mu nzira kugira ngo ukanguke uri muzima. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Kandi burya iyo ubashije kugenda ugakora ikintu ukabona ikintu kiratunganye cyangwa se naho cyapfa, ariko ni ubwenge Imana iba yaraguhaye, kandi ubwenge Imana iba yaraduhaye tujye tubukoresha, kuko nanone ijambo ry'Imana riravuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Yesu nashimwe. Ntabwo Imana izaguha ubwenge ngo wicare mu rugo ngo uvuge ngo utegereje Imana. Haguruka ujye gushakisha, haguruka ujye guhiga, haguruka ukoreshe ubwo bwenge Imana yaguhaye ushakisha imibereho, ariko uyishakishe utari mu manyanga. Yesu nashimwe. Ushakisha imibereho mu nzira zitunganye. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. 21 akatubwira ngo icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose n'ibihe bidashira. Amina. Ni ukuri icyubahiro kibi cy'Imana. Buri muntu wese ajyaho Imana icyubahiro, ahantu Imana ikwiriye icyubahiro, kandi nitwe bantu tugomba guha Imana icyubahiro. Yesu nashimwe cyane kuko ibyo dukorera ni ibintu birenze, ibyo iturinda ni ibintu biteye ubwoba. Imana yo mu ijuru rero ihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Bakunzi ba Ruyenzi TV rero ni ukuri Imana uyu munsi irababwiye ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo mwibwira. Ibyo musaba nabyo biba bikenewe, ariko Imana burya ireba iby'umumaro. Hari igihe usengera ikintu ukajya ukabona icyo wasengeye ahubwo ntabwo ari cyo ubonye, ahubwo buriya cya kindi ubonye nicyo Imana ibibona ko ukwiriye cyane, nicyo Imana ibibona ko ushaka cyane, ari nacyo cyane cy'umumaro cyane. Yesu nashimwe. Kandi burya reka mbabwire bene data bakristo bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri nimureke dusenge dukomerere ku Mana, kuko ku Mana honyine niho hari byose. Ku Mana honyine niho hari umunezero. Ku Mana honyine niho ukura amahoro asendereye. Yesu nashimwe. Kandi dusengere ubugingo, dusengere ubugingo cyane, kandi dusengerane. Usengere mugenzi wawe, usengere umuturanyi, musengere abana, musengere abavandimwe, dusengere igihugu, dusengerane, kuko burya iyo uzamuye mugenzi wawe n'Imana iruruka nawe ibyawe ikabisubiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, urindiho kandi uzahoraho. Tugushimiye ko utubwiye ko ibyo udukorera biruta cyane ibyo twebwe dusaba. Ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Ndagushimiye mukunzi mwiza ko ibyo wibwira kutugirira ari ibyiza kandi atari ibibi. Ndagushimiye ko hari ibyo ugiye gukorera abakunzi ba Ruyenzi TV. Ndagushimiye ko ukomeje kubarinda kandi ko ukomeje kubitaho. Ndagushimiye ko ukomeje kubana nabo. Ndagushimiye ko ukomeje kubabera Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana kandi ubarindire ubugingo buhoraho, kuko nibwo bwa mbere. Urakoze mutanga bugingo, urakoze mukunzi mwiza, icyubahiro ni icyawe. Amina. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Nkomeje gushishikariza abantu kudukorera subscribe. Ni ukuri ni inkunga ikomeye, ndetse no gusharinga ijambo ry'Imana rikagera kure rikamamara. Ni ukuri tuba dufatanyije gukora umurimo w'Imana, kandi ni ukuri iyo ukoze umurimo w'Imana iguha umugisha. Iyo ukoze umurimo w'Imana irakubohora. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Imana irabakunda kandi nanjye ndabakunda. Shalom shalom. Amina.